ndazizamuka we ageze naho gushyiraho sikari yasizeho n'amarade mwana wa iso ni umukire umva ngomba kuba hano iwacu baranyiruka uwo ninde ukomanga ninde ukomanga sheri wansubire bimeze bite urabona hano hakeye hararyoshye rwose reka ndi kwasire bateri amakuru cyane meza itonde gato nkuzana agatebe twicare hariya muri jaride nta kibazo ariko ko nsiye mu gitondo ni amahoro ya usanzwe nta gusura se wundi mu gitondo warakivusiga ufite n'intebe z'ababosi intebe z'ababosi ya misambi warayijugunye twicaragaho akarabura nararebye ndavuga ati naguze imikika nta by'imisambi byari byifashe bite ese ko ndeba uri kuba nawe ufite n'uruhu ruri kuvuka nk'urw'igike wabyutse ushyuhije urabona iyi ari y'igikoko izi saha koko wari kugira inzara ariko narumiwe baraguze ubwo bugambo wagiye hari ikibazo nari kiye kibazo wasanga ari bya bindi byawe ubu se amavuta nakuguriye yashizera yashize se urabona asa nk'umuntu wisiga none nese yashize nyine reka nkubwire rero ubu wasanga uje kunyaka andi mafaranga si amafaranga abantu tega amatwi wumva ikibazo nari mfite njye kuvuga ikihe kibazo ese ubu ntabwo ukireba ntarenze n'anabiri none se wowe uri ikibazo ku buryo nkubona nimba uri ikibazo byo ndi kukureba nyine urabona ndabona nyine ntabwo ndi mu ibyo twakoze ibyo twakoze ibyo twakoraga nawe ngira ngo urabizi nk'umuntu mukuru ndabizi ko tutigeze dukorana akazi kose nakoraga nagakoraga njyenyine nawe wenda ibyo wakoraga ndabizi ko nabona kunyaka n'amavuta ubwo nyine uratangiye yatangiye iyi nda wibwira ngo ni iy'ibiryo ntabwo ari ibiryo nariye noneho usigaye uvomeramo amazi kabaye akagezi k'amazi ariko wa mwana hajyamo nk'ingungure kugira ngo nkubwire ko wanteye naguteye inda wanteye inda ngo wanteye inda mvuge cyane se naguteye inda njye ndabizi ko natera inda ahubwo wowe reka nkubwize ukuri ubwo muntu waguteye inda yayigutera ukayikwega menya nta bwenge ugira reka abasore b'iki gihe nta mukobwa w'i Kigali batera inda ko buri munsi ari we wamamagaraga ntazi iwawe hari umwanya nabonaga wo kujya mu bandi basore ukaze wa ushaka kuvuga ko ari njye waguteye inda njye ndabizi neza neza umusore utariroteraho ko adatera inda kandi njye nkaba ntariroteraho njyewe ni ukuvuga ko ntatera inda umva mbanze nkubwire nkubarire nabo twaryamanye nabo ntigeze mbona bankomangira baza bambwira mu gitondo ko nabateye umva Mukamana twararyama Mukagatare abo bose twararyama ko nta n'umwe wigeze azambwira ko namuteye urumva yuko uri indaya y'umudugudu ahubwo maguruki ahangaha maguruki oya ntugire ibindi bintu nagira ngo mubwire yuko niwacu banyiruka oya bakwirukanye iyo nazaga hari ubwo wanyuraga ngo ni ntahe ntabwo naryamaga nkamara n'iki umva nkubwize ukuri nimba bakwirukanye nyine genda ushyirire iyo nda uwayiguteye none se ni jyewe umva ibyo nibyo wivugira ndaguma hano ariko nigute umbwira ngo ntabwo ninjira muri iyi umva ntayo winjiramo umva iyo waguteye inda umva ndakubwira ndayinjiramo njyewe ntabwo wahabimbwira umva
Wicara hasi. Urajya he? Uravuga aha ngaha habaye. Jewe muraha. Aragukubise. Wavundi abantu babiri ko murimo murapima. Akubone Urakubita umugore. We nane ugukeneye kuvuga. aravumbura. Nakuvuga nako. Yaguteye inda. Akantu kakaraya gusa. Motera. Abakari babande bekegera. Uramponera mwihakana abantu b'iki gihe. Usi inda ni igikoma cyuzuye. We nuko batarayikugerekaho kubanza umva. Nabonye kenshi abayobozi ko n'abaturage abayobozi gena inambusanga umva abantu ng'induru yego kwe katugize ngo nabashuje igiti narinza ariko ubundi ukohereza ibicyo wereza ubaye ndashaka nimero za mudugudu na nimero za telefoni z'umuyobozi mufite koko na telefoni koko muceceka aro mumeze muteze ariko ubundi gihe mwagiye gute wanje munyicaza gute hano umudugudu wawe hari umugabo witwa Mayaga rwose yatuzengereje ngo yateye umukobwa w'abandi nimubanguka rwose mukemure kino kibazo kandi ni naribye ikibazo uwo mukobwa niri rwose muramukoze cyane bamukoze cyane mubanguka rwose oya ntabwo wagenda ntabwo waducika umuyobozi ataramba urajya he hano warabamaze turabizi bw'abantu uza bose dore na mudugudu araje rwose ngenda kubaza aba bantu bose ni akaraya rwose dore ni aba ngaba aba babiri rwose muyobozi tukakubite Ikihe kibazo ko gasago ariko muyobozi nawe ndebe urugo n'urwande urugo n'urwanjye ariko ureba bari ku mpondera iwanjye rwose bari kumuhotera nimutuze umuyobozi yageze ikibazo kirakemura ikihe kibazo kiyobowe urakurikirana nari naje byo kumubwira ko yanteye inda no mu rugo banyiruka ngeze ahanyimara kubimubwira arankubita imyaka ingahe 17 wowe ntabwo wateye inda uri guhakana ko utateye inda wowe njyewe ntera inda uri no kurwana njyewe arambeshyira kuko ngiye rwose ntabwo ntera ukubita inda umugore wowe njyewe ntabwo ntera inda ukubita umugore ufite n'inda umwana muto utatera inda utera indobo se utera amagi ariko ubundi mwe mwagabanye no kwicara ku ntebe ntabwo bigira mumfasha hafi ikibazo cyari wowe ni ikihe gituma utera inda ndetse ukihakana ugakubita nabi wese yayikweta ariko kwitemera ko muteye inda byagenze gute ntabwo mwaryamanye turyamana abo naryamanye nabo bose sinabateye umva naryamanye na Mukamana turyamana na Mukagatare bose ko nta n'umwe waje ngo urumva ko yabigize n'umwuga muyobozi ubu ngubu wateye inda n'abandi bantu benshi bari umva tangiraga muntu yawe fatiraga muntu yiwe njyewe ntabwo ndafata indangamuntu imyaka ingahe 45 ntikarukukuri kabaye wowe urumva ufite ubwenge kuza guterwa indangamuntu imyaka 10 wowe uri kwihakana wowe inda kamagare polisi ikibazo wowe polisi tuza wowe shamaki halo mwaramutse neza ni kuri sitasiyo ya polisi hano tubonye umugabo wahohoteye umwana uri munsi y'imyaka 14 wamuteye inda arangije ari kwihakana inda muzane imodoka kabisa afite n'amande menshi murakoze cyane wowe umuntu wateye umwana ungana gutya inda ni imyaka 30 urumva imyaka 30 rero mara wowe imyaka 30 tuza wowe kamagaye na ribo bagutangatanga bagusange hano na wowe urumva uri kumva wowe ufite imbaraga za kekano kamagaye na ribo wowe bagutangatanga wowe ufite
nta soni ni kuri ribu mwaramutse neza ndi umukuru w'umudugudu wa Ryasharangabo banyita Gasharizi hano twabonye umusore muri uyu mudugudu wahohoteye umwana uri munsi y'imyaka 17 amutera inda ikigo cyo cyoroshye rwose nta bintu by'iperereza ryinshi rwose arabihakana kandi ibintu biragaragara uretse mbabaze gato burya ese umuntu wateye inda umwana uri munsi y'imyaka 17 hagati y'imyaka ingahera nayo nyizi ko ari 30 yabaye 45 oya nibyo rwose ubu ni muze mutware mu mujyane kabisa bigenze bite arabacitse turamubuze ni kuri polisi yewe ya modoka muyihoreye kuko nibagendaga barageze mu ruhango ye murakoze cyane kuko usinya na pandagane na kopitene amwirukangana ne amufata